Ndi kugenda n'amaguru mu mujyi wa Kigali nitemberera bisanzwe. Ndi mu muhanda uva Kicukiro nerekeza Gahanga. Mfite telefone mu ntoki nashizemo ekuteri ndetse ndimo ndagenda nimvira utuziki gake gake twa Bruce Melody ndetse n'abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda, Chris Easy, The Ben n'abandi. Ubwo nari ndi kugenda numva utuziki nagiye kubona mbona polisi rwose izi modoka zisanzwe zigenzura umuhanda traffic ziri kugenda zigizayo buri modoka ndetse na buri muntu wese uri mu muhanda. Babasaba kuva mu nzira kubera ko agiye gutambuka nyiri cyubahiro. Mu masegonda atarenze 30 yonyine n'atanu ndetse nagiye kubona mbona imodoka zidasanzwe cyane ku muvuduko nk'uwijwe. Izo modoka zari zitwaye umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Uribuka kantu natangiye mvuga ngo babanje gukura abantu mu nzira kugira ngo barebe neza ko banakonfirme ko mu muhanda harimo umutekano, kandi izo modoka z'umukuru w'igihugu zitaza kugira uwo zihutaza. Nari nibagiye kukubwira ko zino modoka zibago zigomba kugenda nta mbutiyaje iri mu muhanda, ariyo mpamvu babanza gusaba ndetse bakanagenzura polisi bakayisaba kuvana abantu bose mu muhanda. Tekereza ibyihebe noneho byafashe umwanzuro wo gukora ikintu giteye ubwoba, guhitana ubuzima bw'umukuru w'igihugu bikaba ngombwa ko amutega mbushi iri mu muhanda. Ubwo ndavuga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Naguhaye urugero ku muhanda wa Kicukiro werekeza za Gahanga. Ibyihebe byafunze umuhanda rwose byateza mbushi, ngo birashaka guhutaza zino modoka bakazikubita ibifaru nakabuza zigashya nk'uko n'umundi abandi ba perezida bagiye baterwa za mbushi, nuko kudutika birabaye. Ariko se imodoka za Perezida Paul Kagame zifite umuvuduko nk'uwijwe, abasore bazitwara bahawe imyitozo usibye n'iya gisirikare bigishijwe gutwara. Bashaka gutwara imodoka ku buryo bagiye no mu masiganwa amwe ya kurusi rwose bashaka no gutsinda babyitoje igihe kirekire. Ubundi izi modoka zo ni bwoko ki? Perezida w'u Rwanda se Paul Kagame abigihe ubundi byaba byitambitse imodoka ziwe byaba byavuye content cyangwa se titre iragira uti ibyihe byitambitse imodoka za Perezida Paul Kagame ubwo yarari mu muhanda. Dore ibyakurikiyeho ni ukuvuga ngo ibyihebe byitambitse imodoka za Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ubundi haba iki? Ubundi ni ukuvuga ngo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame iri mu muhanda atwaye imodoka cyangwa se amutwaye mu modoka. Yego mvuze atwaye imodoka kuko rimwe na rimwe ajya agaragara yitwaye, cyane cyane abakuru b'ibindi bihugu iyo baje kumusura cyangwa se agiye kubatembereza ahantu runaka nko mu ifamu ye cyangwa se bajyanye nk'ahandi hantu hagiye kubera inama. Cyane cyane ku byabaye muri campaign yagaragaraga atwaye imodoka yiwe rwose atwaye na madamu Jeannette Kagame bari kwerekeza ahantu hagombaga kubera izo campaign. Abantu benshi bagatungurwa no kubona Perezida Paul Kagame atwaye imodoka, bakibaza ni yabonye umwanya ryari wo kwiga imodoka kakeshi babona ari mu biro mu ndege rwose ari mu ngendo ahandi atwawe n'abashinzwe kumurinda n'abacunga umutekano Republican Guardian cyangwa se CTU. Ubwo rero ibyo byihebe byaba biri muri uwo muhanda byitambitse izo modoka za Perezida Paul Kagame nta kabuza byaba bifite intwaro zikomeye cyane, kubera ko ibyo byihebe nabyo byahawe imyitozo ntibisanzwe, kandi birabizi neza ko izo modoka zitajya zipfa kwinjirwamo n'amasasu asanzwe. Reka kubera ko ziriya modoka ziba zifite bulletproof, nta sasu na rimwe cyangwa se igisasu cyoroheje iyo ushaka gukora kuri no modoka rwose ngo inanyeganyege. Ubwo bisaba ubwitozo cyangwa se imyitozo ihambaye cyane n'intwaro zidasanzwe ku buryo nibaza kurasa iyo modoka nitamuhitana cyangwa se icyo gisasu barashe kitamuhitana, ariko izo modoka ziri buze kwangirika ku buryo hari buze kuba kurasana hagati y'abasirikare bamurinze ndetse nabo ngabo bagabye icyo gitero, ndetse ubwo mugambi wabo shuma wo kuba bamwivugana ukagerwaho. Gusa nabyo ntabwo byoroshye kuko abamurinda bahawe umwitozo kurenza babandi mwumva ngo ni ba special force boherezwaho rwakomeye, ubwo bakagenda ari ukubaga nta mikino. Bo baza basibanganya kimwe na SWAT aho rwose baza barasa ku nyama. Gusa abatoza cyangwa se barinda umukuru w'igihugu iwe n'abatoza barahawe umwitozo hafi y'urupfu n'ubuzima ku buryo kose baba barakoreshejwe aba ari ukurinda uwo bashinzwe kurinda kugeza ahagurutse avuye no kugera ahageye. Ubwo bigambiriye rero kuba yagaba icyo gitero nakabuze ubuzima bwiwe arabuhaburira nta mikino. Ubundi Paul Kagame akunze kugenda mu modoka zifite umutekano ukomeye cyane nk'uko bikorwa ku bandi bayobozi b'ibindi bihugu byinshi akenshi, ndetse haba harimo imodoka y'ibanze irimo Perezida w'igihugu. Izindi modoka kandi zimuherekeje zirimo abashinzwe umutekano, polisi cyangwa se abasirikare bayobora umuhanda babwira abantu ngo bave mu nzira kuko imodoka zigikomezwa zigiye gutambuka. Rimwe na rimwe kandi izo modoka ziba zisa kugira ngo birinde ibibazo by'umutekano. Yego izo modoka yaba iya mbere itambutse n'iya kabiri igiye gutambuka ntiwabasha kuzitandukanya ngo ese ni iyihe umukuru w'igihugu, kuko ziba ziteye kimwe, ziforomye kimwe, kandi zigendera ku muvuduko usanzwe cyane. Ni ukuvuga ngo mbere yuko Perezida w'igihugu atambuka abanza gutambuka imodoka ebyiri nk'uko uri kubona kuri aya mashusho yawe ndi kugenda nkwereka ngaha kuri screen yawe. Imodoka zigatambuka za mbere ku muvuduko nk'uwijwe, hakaza gukurikiraho izindi zigera kuri enye. Ahangaha rero niho utamenyera ngo Perezida ari mu yihe modoka.
ushobora kuba warakuze wumva bino bintu niba warakuriye mu Rwanda cyangwa se waragiye wumva amateka ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo umwe mu baperezida bafite ubwenge bwinshi cyane ngo bwayobeye amahanga, kugeza nubwo turi abantu twumvaga inkuru ngo perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo bashatse kumupima ubwenge afite, bamwicaza mu ntebe hejuru akantu k'akamashini kari buze gupima ubwenge afite, ngaranje amenya ko rwose iyo ntebe bayitezaho akantu k'akamashini kari buze gupima ubwenge bwiwe, ngo yicara acuritse. Ibyo ngibyo byari ibiganiro n'amakabya nkuru mu rwego rwo kugira bagaragaze ubuhanga n'umuntu wo kuvumbura ahantu bashobora kuba bamutiza imitego mitindi akaza akayivumbura ndetse rugikubita. Gusa kubigendanye n'izo mashini zashatse kumukontorora cyangwa se gupima ubwenge afite, babihuje n'inkuru zizavuzwe mu Bufaransa, aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame bwo bajyaga mu kunegosiya, ubwo ndavuga muri cya gihe n'ubundi harashize igihe gito cyane Habyarimana cyangwa se leta ya Habyarimana ex-FAR itsinzwe. Perezida w'u Rwanda yajyanye na Batito Rutaremera mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris, aho bagombaga kujya guhura n'Ubufaransa bakaganira. Icyo gihe perezida Mitterrand niwe wari uyoboye igihugu cy'Ubufaransa, akaba ari inshuti n'umunywanyi wa Habyarimana wari umaze kwicwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994. Iyicwa ry'indege ryo ndetse n'ihanurwa ry'indege yiwe yari rimwe kumwe na mugenzi we perezida w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Bakimara kwicwa n'ubundi munabizi byakurikiyeho ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane 1994 ni jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo ari kumwe na Batito Rutaremera hari ibyo bagiye kunegosiya na perezida Mitterrand w'Ubufaransa na leta y'Ubufaransa muri rusange, gusa haza kubamwe akantu ko kutumvikana bitewe n'ibyo babasabaga. Ibyo ngibyo byanatumye rero perezida Paul Kagame asangwa muri hoteli yari kuraramo n'abagenzi be, buri muntu wese afite icyumba cyiwe cyo kuraramo. Perezida Paul Kagame n'abari bamurinze bageraga kuri 2 barinze aho ngaho, batunzwe imbunda barangije basaba gukurikira abashinzwe umutekano, bagiye kumufungira ahantu nk'uko mwabisomye amateka ndetse n'abisobanura ukuntu yigeze gufungirwa mu Bufaransa. Nubwo bashakaga rero kumushyira muri ya mashini basanzwe bakoresha, bashyiramo abantu bakabicazamo, wavuga ikintu cyangwa se bakubaza ikintu wabeshya iyo mashini ikakunyomozwa. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye ko kugira ngo bamushyire muri iyo mashini ahubwo bamwivugana bakamurasa, nko kugira ngo bamwicaze muri iyo mashini gituma umuntu avuga ukuri cyangwa se igaragaza ko umuntu ari kuvuga ukuri cyangwa se abeshya, ngo bamurasa. Ati ndahiye ku muryango wanjye iyo mashini nayo ndibuze kwicaramo. Abeshi rero bumvishije izo nkuru rero bazihuza no kuba yaricaye acuramye, ubwo bamwicazaga ku ntebe bashaka rero ngo kureba ubwenge afite. Uko niko kuri kubyabaye kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kandi perezida Paul Kagame ntabwo yagiye arokoka izo mpfu gusa, kubera ko hari n'izindi mpfu yagiye arokoka mu buzima bugiye butandukanye, ngaho rwose bari baramwishyuriye Perezida Paul Kagame kandi yigeze kurokoka impfu zigiye zitandukanye ukurikiye cyangwa se mu mwaka w'1990 nyuma y'icwa rya Fred Gisa Rwigema ubwo yaraswaga n'ingabo za ex-FAR. Habyarimana yatanze amafaranga menshi arenga miliyoni 140 z'amadolari, yashize mu Banyarwanda ni hafi miliyari 200 yari menshi muri icyo gihe cy'1990. Ayo mafaranga yatanzwe kugira ngo bivugane abayobozi bose bari bayoboye RPA, Rwanda Patriotic Army, ubwo zari iz'ingabo cyangwa se zari ingabo zari zirimo zirarwana urugamba rwo kwibohora, zirimo zirahangana na ingabo za ex-FAR. Nibwo rero Habyarimana yishyuye amafaranga menshi cyane umufaransa witwa Barros, gusa bikaza kurangira iyo misiyo umufaransa atayigezeho, kandi hari n'undi mugore bigeze guha amafaranga menshi cyane kugira ngo ajye kumwivugana akoresheje uburozi, gusa abashinzwe umutekano batahura umugambi mutindi utaragerwaho. Natangiye kubabwira izo nkuru zo kuba perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaragiye arokoka impfu zigiye zitandukanye, nibagirwa ibyo natangiye ndi kubabwira ku modoka za perezida Paul Kagame no ku mugabo w'ibitero mu muhanda. Ubundi byaba byifashe bite? Ngo ikaze yitwa Exafifone News, kandi buto yanditseho subscribe cyangwa se subscribe. Ngiye muri kubana muri kino kiganiro no gutegurira na kino cyegeranyo nitwa Olivier, ngaho kandi buto yanditseho sabone cyangwa se subscribe, kandi like nimero video wayikunze, muri comment ibitekerezo byawe kucyo ubona ndetse n'ikikorwa ku mutekano w'u Rwanda binatuma perezida w'u Rwanda Paul Kagame rwose aba afite umutekano uhambaye, n'abamushingiwe n'abashinzwe umutekano we bari abantu bahawe imyitozo ihambaye. Nangiye nkuko nabikubwiye, nkuko niko bikisha inyandiko zagiye zandikwa mu bihe bitandukanye, perezida Paul Kagame akunze kugenda mu modoka zifite umutekano ukomeye cyane nkuko bikorwa no ku bandi bayobozi b'ibindi bihugu byinshi, akenshi ndetse barimo n'imodoka ndetse yibanze igomba kubigendamo perezida. Iyo modoka ni bisanzwe cyane, ndaza kubivuga hakurikiyeho. Izo modoka kandi zimuherekeza ziba zirimo abashinzwe umutekano, kandi nanone haba ari na polisi iri mu muhanda n'abandi basirikare bagomba kugenzura umutekano mu muhanda. Rimwe na rimwe kandi izo modoka ziba zisa kugira ngo birinde ibibazo by'umutekano, hataza no kugira ubamenya ngo iyi ngiyi yabagiyemo perezida bitewe n'uko iteye. Bamwe bavuga ko kandi iyi modoka ikunze gukoresha cyane iri mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser zifite ubwirinzi bukomeye cyane Armored, cyangwa se izindi zitwa ngo ni Silver, nini cyane zifite ibirahuri birinda amasasu n'ibikoresho by'umutekano. Amakuru arambuye cyane ku buryo umutekano we
Amakuru arambuye ku by'umutekano we ndetse uteye cyangwa se imodoka nyazo agendamwo zirimo akenshi ntabwo bijya bitangazwa ku mugaragaro kubera impamvu z'umutekano. Rimwe na rimwe kandi abishobora gukunda kwibaza no gukora ibyegeranyo ku bigaragaza imodoka z'umukuru w'igihugu agendamo, ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame afite urutonde cyangwa se afite imodoka akunze kugendamo. Dore urutonde rw'imodoka zikunze kuvuga ko ziri mu modoka zitwara perezida Paul Kagame, harimo kandi ndetse n'izakorewe zirimo naho dore urutonde rero rw'imodoka zikunze gutwara perezida Paul Kagame ndetse harimo naho zakorewe, amafaranga zigereranywa kugura cyangwa se zaguzwe ndetse ubwirinzi bwazo n'ibihugu zikomokamo. Amenshi muri ayo makuru kandi ava ku binyamakuru n'amakuru yagiye agaragara cyane mu ruhame, kuko leta idatangaza byose by'umutekano wa perezida haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Imodoka cyangwa se igihugu yakorewemo n'ibiciro nibyo tugiye kuvuga, ubwirinzi ndetse no kuba ifite ubudahangarwa. Range Rover ndetse bayita Range Rover Sentina ni United States yakomotse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imodoka yitwa Range Rover Sentina ikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igura hafi miliyoni 500 z'amanyarwanda, miliyoni 500 z'amadolari, na amafaranga akaba hafi miliyari 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Irinda amasasu, ibisasu gaze ndetse z'ubumara, amapine kandi adaturika, lane flat tires, ikagira kandi n'ubuhumekero bwihariye. Irinda amasasu rwose aba yoroheje asanzwe yinjira ku muntu cyangwa se agaturitsa n'izindi modoka. Ntiyahirahira kandagira cyangwa se akora kuri no modoka ngo igire n'agashwara ugura ikazaho, kandi igaze cyangwa se n'ibindi bisasu bishaka kwikubita kuri iyi modoka biraturika ikaguma ihagaze. Ifite amapine ateye ukuntu yitwa lane flat ku buryo atajya apfa guturitswa n'ibisasu. Iyo ni imodoka ya mbere ndi kukubwira yitwa Range Rover Sentina, ni imodoka ikunze kugendamo na perezida Paul Kagame ikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba kandi Mercedes Benz C600 ikaba rero ikomoka mu gihugu cya Germany. Yitwa Mercedes Benz C600 GAD, ubwo bishatse kuvuga ko nyine ari Mercedes, ubwo bishatse kubisha mu Rwanda ni Mercedes Benz 600 uburinzi nyine, ubwo nuko bayise. Ikaba ikomoka mu gihugu cyo muri Germany, ikaba igura hafi miliyoni 600 ndetse kuzamura. Ubwo igiciro naho ngaho bagishizeho. Ifite ubwirinzi bwa B6 na B7, ibirahure birinda amasasu ndetse n'ibisasu bitoya cyane, ku buryo rwose utwo dusasu rushuma mushaka kugaba cyangwa se bashaka kugaba abanzi babifuza guhitana ubuzima bwiwe, nta kintu na kimwe byakora ku bwirinzi bwa perezida w'u Rwanda. Tuvuye kuri Mercedes Benz C600 GAD ikomoka mu gihugu cyo muri Germany ndetse ikaba ifite B6 na B7 mu bwirinzi bwayo. Ku yindi modoka haraza iyo bitwa ngo ni Audi A8 ikomoka nawe mu gihugu cya Germany, ikaba igura hafi miliyoni 90 ndetse na miliyoni 150. Ikaba yitwa Armored, ishobora no kurenga cyane, myihangane masuyemo neza cyane. Yitwa Audi A8 ikomoka muri Germany, ikaba igura hafi miliyoni 90 n'ibihumbi 150. Armored kandi ishobora nanone kurenga cyane bitewe ndetse n'uburyo nibyo bagiye bongeramo, kuko zino modoka zifite ibintu bagenda bongeramo birimo n'ubwirinzi, ikoranabuhanga rihambaye, ku buryo n'umukuru w'igihugu ashobora gushaka kuruhukira, kuryama, gusinzira ndetse n'ibindi akaba rwose afashe ka pose muri iyo modoka bayibereyemo. Ikaba ifite verisiyo zifite Armored zirinda amasasu ndetse n'ibisasu, ku buryo iyi modoka niyo watiramo gaze rwose iba ifite ikintu kitakizimye, ifite aho gucaginga ndetse na ofisi mu imbere muri iyi modoka yayo. Ni imodoka ikoranye ubuhanga cyane. Akaba kandi iyo bita Toyota Land Cruiser, muranayuka iyo yakoresheje cyane muri campaign mu kwiyamamaza, ubwo rwose yiyamamazaga kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu mwaka 2024. Iyi Toyota Land Cruiser ikaba ikomoka mu gihugu cy'Ubuyapani, ikaba igura hafi 80 n'ibihumbi 200 by'amadolari, ndetse biterwa n'ibikoresho bagiye bongeramo n'ubwirinzi ndetse na Armored. Ubwo Armored ni nk'ibikoresho bagenda bashyiramo. Imodoka kandi zikomeye cyane zikoreshwa cyane zikoreshwa muri convoy y'umutekano, kandi zimwe zongerwamo Armored. Armored niko nabigusobanuriye, ni kimwe mu bintu bongera mu modoka zikunzwe gukoresha mu by'umutekano, ukurinda abakuru b'ibihugu ndetse n'abandi bantu b'ibikomerezwa, kugira ngo hataza kugira ikintu cyabivugana mu gihe bazi ko ubuzima bwabo babuhirwa n'abantu batari bake cyane.
kandi perezida agenda nanone aherekejwe na konvaye irimo imodoka nyinshi cyane za polisi n'abashinzwe umutekano. Ariko mu Rwanda tubita abajepe cyangwa se Republic Guard, harimo n'umuhungu we Capitaine Ian Kagame, ndetse perezida w'u Rwanda Paul Kagame we agenda arinzwe rero, ndetse mbere yo gutambuka polisi ndetse n'igisirikare gisanzwe cyangwa se MPM ngo ni military police babanza gukora ikintu gikomeye cyane cyo kubanza kuvana izindi modoka mu muhanda kugira ngo aze gutambuka yemye. Hari igihe kandi bakoresha imodoka zisa kugira ngo batamenyekana neza iyo perezida yaba ari imodoka nka Range Rover Sentina zikoreshwa cyane mu bwirinzi bwihariye n'uruganda rwa Range Rover. Mu birori kandi bikomeye cyangwa se kwakira abandi bakuru b'ibihugu hagaragara na limousine cyangwa se izindi modoka za Lexus zifite armor nyinshi cyane. Armor uko nabigusobanuriye ni uburyo zino modoka zikoramo nk'ubwirinzi. Ese mu byo twavuze haruguru urumva hari ikihebe cyahirahira cyataka izi modoka za perezida w'u Rwanda? Iki cyari igice cya mbere turi kuvuga imodoka uburyo zigiye zikorwamwo ndetse n'amafaranga zigura naho zikomoka. Ubutaha tuzagenda tubabwira ibikoresho byose bishyirwa muri zino modoka ku buryo igisasu gishaka guhirahira ntigikore kuri no modoka, kandi mu gihe tuzi ko rwose igisasu gitewe ahantu nta kabuza abantu, ibintu ndetse n'amazu birashwanyagurika ngo gwenurore, ariko kaba bagitera misile ugaterera modoka misile rwose ikaguma ihagaze n'amapine yayo ntiyangirike. Zino modoka zikozwe mu ki? Njye wumvaga nitwa Olivier yitwa Exaf. Ngaho Imana iguha ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Nakagaruka kuri Exaf Info News, wanadukurikira no ku zindi mbuga nkoranyambaga Instagram, Facebook, X, Twitter ndetse na TikTok, hose ni Exaf Info News.